amakimbirane y'urudaca uyu wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'umuryango maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya. Imyangamuda kwifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi muye na Mesiya, nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwari muzi narahindutse ubu ndi mushya. Nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwari muzi narahindutse ubu ndi mushya. Kw'iriba ni ishuri ridasanzwe, aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe mu mibanire ikwiye kuturanga, kugira ibyo tudahuza ibintu bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi, ariko ntibikwiriye gutuma tubaho duhanganye turebana ingwe. Gerageza umbere udasanzwe, maze nanjye mubere udasanzwe, twigire ku birenge bya Kristo Yesu, ari we buye ryo mu mfuruka rihurizwaho n'inkuta zose, ni we muhuza w'ibyahoze bidahura, Yudani Samariya, abahuye nawe bahinduka badasanzwe. Nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwari muzi narahindutse ubu ndi mushya. Nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwari muzi narahindutse ubu ndi mushya. Nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya.